Yes, tuguhaye ikaze iwawe nanone nubwo ari iwawe ariko reka tuguhe ikaze. Amazite. Nitwa Mbate 250 usanzwe niyo mazina banziho muri comedy dukora. Muri comedy dukora nkitwa channel yacu kitwa Mbate 250 ariko ngakina nitwa Kazizi. Ubu rero nonaha ubungubu tukaba twavuze ngo reka dusohokere Nyandungu kubw'akazi kenshi twakoze, ariko kaba mbanje kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2025. Ndabashimira cyane ko twabanye neza muri ya mwaka wahise wa 2024 twatwinjiye mu mwaka wa 2025 tumeze neza. Mwarakoze cyane kandi mwakoze ibintu byiza cyane, mwakoze ibintu mwabaye intwari kabisa, dushyigikira mukadusapotinga tukaba tugeze ku rugero rushimishije. Ubu rero twasohokeye hano Nyandungu, twaje gupanga nkuko twabibasezeranyije, twaje gukora kuruhutsa mu mutwe mbega tunabategurira video z'uyu mwaka, kandi twarabibasezeranyije yuko tuzabahereza ibintu byiza cyane, show ifatika kabisa, tuzakora cyane kurenza iby'uyu mwaka wahise kandi turabibijeje. Hano rero nkaba ndi kumwe na team yanjye, gatangira kabimbwira nayo. Murakoze cyane kuba Mbate bayatuzanye hano Paris Nyandungu, tuba turi no gutembera cyane, nubwo turi kubategurira ibyo tuba twafasha akanya tukavuga ati reka tunatembere tunabibereke nkuko twababwiye ati uyu mwaka tugiye gukora cyane, niko bimeze twabitangiye. Ubundi amazina yanjye nyina nitwa banyita Gashuhe Comedy, nkaba Mbate dukinana muri comedy duba dukora, kandi tugomba kubaha show muri uyu mwaka tugiye gukomeza tunabereka abandi bakinnyi dukorana. Murakoze cyane. Yes, urakoze Gashuhe. Mugenzi wawe bashimira ko nayo mubashije kudusapotinga amashini no kutwegera. Okay guys, mbasabye hamwe twabanye muri uyu mwaka wa 2024 urangiye, ndabashimiye ko hari aho twavuye naho twagize. Mbasabye yuko hagati aho naho sinigeze mbibwira amazina yanjye yitwa Regis, ariko benshi banzi kuri Regis Comedy, kumfite channel yitwa Regis Comedy. nkaba nkina no muri channel ya Mbate 250 1055. Okay, iwana nkaba nkina no mu yindi yitwa Yurik Oji, nayo hose turiyo nyine tuba turi muri industry nyarwanda, tuba turi gukina video nziza cyane, naho muze mugire mukande subscribe ndetse n'andi hose. Hagati aho naho mushuti wacu yari yabivuze kuko yabibabwiye, yavuze ko tuzotembera Nyandungu. Urabona niho turi kandi urabona ko hari scenery nziza, ni heza cyane pe. Ndasabye rero gukanda subscribe kugira ngo mukomeze muri supportinga kugira ngo tubashe kugera kure, kugira ngo tunabashe kugira imbaraga zo gukora video uko inshuti wacu yabivuze. Murakoze. Regis Comedy, subscribers. Yes, murakoze kutwibwira. Ndakeka abakunzi ba Mbate 250 muri kubireba, ndabona mukeye murase neza. None se ni mwenyine mukina cyangwa hari n'abandi benshi muri team nini? N'abandi benshi bakina. No kuvuga ngo so hari abandi benshi dukirana nk'abakobwa ntibabonetse kubera ku mpamvu z'akazi runaka, ariko ndizera yuko ubutaha tuzaba turi kumwe ahangaha cyangwa se turi n'ahandi, kuko n'ibyo projet nabijeje kuko tugomba kuza dukina. Abona gukina dutakaza ubwenge bwinshi cyane, dukoresha ubwenge bwinshi cyane kandi tugatakaza imbaraga nyinshi cyane, tujyaho noneho ubwonko bukananirwa. Rero iyo bunaniwe rero tugomba gusohokera ahantu tukajya kuruhutsa ubwonko, tukishima, niko biba bimeze, tukishima, tukongera tugasubira mu buzima bushya, tukaruhutsa ubwonko. Abenshi imbere ntago bino bintu bajyaga babifata nk'umwuga. Kuri ubu ngubu comedy ni ikintu cyagutunga cyangwa mubikora mwishimisha? Okay, comedy ni ikintu cyagutunga kandi kikakubeshaho n'umuryango wawe, ariko wagisizemo imbaraga nta kujenjeka. Buri ikintu cyose iyo wasizemo imbaraga kirakunda kandi ugatera imbere
ugatera imbere bikwiye kabisa. Komedi ni ikintu gitunga umuntu kigatunga n'umuryango wawe, mbega ni ikintu cyose mbega wagisizemo imbaraga. Yes, ngarutse kuri Gashuhe, ni Gashuhe. Kariyeri ya komedi wayitangiye ryari? Kariyeri ya komedi nayitangiye 2024 nubwo nayitangiye, ariko nyitangira numvaga bitashoboka, ukavuga ati si ibintu nzabishobora. Yego. Mbata akajya ambwira ati natwe nuko twatangiye komeza ugenda ugira, mbikoze ubwa mbere arambwira ati simbona se ubishoboye. Nkomeza kugenda anshyiramo imbaraga, numvaga ari nko kugenda umeze benshi ajya bagira ngo nukugenda kwishimisha cyangwa kugira iki, ariko biriya bintu yibishyizemo imbaraga biba ari sawa kabisa. Okay. Kuko ari nka benshi, ariko hari n'abakinnyi mu kanya bari batarahagera bacu sinzanuwe bagiye gato, ariko hanyuma bahageze nabo mu kanya urahita umubabona, mbonye mu kanya bahageze kabisa. Bivuze ko timu yose ya Mbati 250 yose iri hano yasohoke Nyandungu? Barahari, harimo abatabonetse ko hari batarahagera mu kanya, ariko bahageze nabo kabisa, tarenze nka babiri. La JC. Ariko nubushe ukoresha igifaransa cyane, uri mu francophone cyangwa? Kenshi nyene niko ndi umurundi, ariko okay. Ingozi, Kibitoke, Bujumbura. Oya ntago ari Ngozi, ntago ari Bujumbura, mu Kirundo. Mu Kirundo. Sasa wibona hehe nko mu myaka 2 iri imbere? Man, sha nyene burya yo iyi komedi dukora usaba kudacika intege, ko iyo ucutse intege nta naho ugera. Yes. Kandi urumva bisaba kwitanga pe, urumva bishina komedi ntago ari byane byo kugira ngo ni ikintu cy'umuntu kwishimisha. Ubundi komedi ni bisaba gukora wateguye, ukabikora mu mutima wawe ushaka, ndetse umutima wumva ko bikwiye ko bikurimo ubwawe. Okay. Imana tugiye imbere n'abantu bakadusapotinga, imyaka 2 imbere kabisa twabatuzwe cyane, twatwateye imbere cyane, urumva bakomeje ukana subscribe, share ndetse na comment, biba bibaye kabisa cyane. Okay, urakoze cyane Mbate. Yes. Rero ndagira ngo umare amatsiko abakurikirana haba komedi cyangwa se ibindi bintu bitandukanye ushyira kuri channel yawe. Nshaka kubaza ubundi izina ukoresha ni Mbate, ni Kazizi, ni rezi ukoresha nyine abantu bose bagomba kukumenyaho? Izina abantu benshi banziho ni Kazizi, ariko channel yacu ikitwa Mbate 250. None se kuki wahisemo kwita Kazizi? Iryo zina ryaturutse kono nahisemo kwita Kazizi rero ni ibintu byanjemo, ndavuga ati ariko wakwita Kazizi kubera content nkina, content nari nateguye kuzajya nkina, nashatse izina byahuza, nsanga ngomba guhitamo izina bita Kazizi. Ubundi Kazizi tumenyereye ko ari ubuntu bw'ubukoko bujya bukunda kuza ku nzoga mu gihe zamenetse ahantu runaka, bivuze ko nawe bishaka ko umusinzi. Oya, ubusanzwe njye ntabwo nywa inzoga, yego nsomaho gake ariko ntabwo nkunda inzoga cyane. Kugura usomaho ndagerageza, ni ukudasuzugura abandi bantu bagiye, ariko ntabwo nywa inzoga cyane, ni ukudasuzugura mbega nk'uko bivuze. Ariko kwita Kazizi ni uko nyine nashatse izina ryajyana na content nkora tu. Okay. Wowe watangiye komedi mu gihe kingana iki? Bino bintu kubikina, kubikunda, ese mu muryango w'abanyu haba hari umuntu byibura wabikuraho, cyangwa ni kwa kundi wavuze ati giye kino kintu kindimo reka mbikore gukina gutya? So mu muryango w'iwacu nta muntu wabashije gukina ibyo nkora, cyewe gusa nuko nakuze ndi umwana mutoya nkunda sinema nyarwanda. Kwanza nari mfite n'inzozi, kuko nabonaga abandi babikora nkabibona ku mafilime, ku mateleviziyo babikina, nkumva ndabikunze cyane. Nanjye nkavuga ati wenda nanjye bizarangira mbikoze nkiri umwana, ariko nabona bari aba Papa Sava barimo bagenda hari ukuntu Papa Sava gitangira yirukankaga mu mujyi, avuga ati aturiya mugabo wirukanka mu mujyi yambaye ubusa, nkumva ndabikunze cyane. Okay. Uko imyaka igenda rero ihita
nanjye nkarushaho kubikunda nkagenda mbona n'abandi nkabona bariya ba Kanyombya n'abandi benshi bagiye batandukanye nkagenda mbikunda gusa komedi nayitangiye ngiye nta mwaka hashize umwaka nitangiye ndumva ari umwaka ariko kugeza ubu ngubu ndumva gusa ngiye narayitangiye biranyorohera birankundira yego ko nari byinjiyemo mbizi nyine mvuga ati iyi niyo kata yanjye ubundi ngiye gutangiza iyi ne projet yanjye niyo nahereye mu buto bwanjye nkunda reka nze inzozi zanjye zigira impamo yes nabonye n'abantu barimo kubikunda bari kubikunda kabisa n'abandi bakomeza bajye babikunde bakora ama share kabisa gusa icyo ndo nashishikariza abafana ngo bikomeza kudusapotinga urwego turiho rurashimishije ariko nabwo rurashimishije tukaba tubasaba yuko badukorera share video zikagera kure ubundi tukagera kure mbega kuko urwego turiho ntabwo rushimishije ariko ruranashimishije by'umwihariko turabashimira cyane kabisa ikintu nabashishikariza no gukora share bakakomeza bakadusapotinga nyanyagiza video zacu ahantu hose urakoze cyane Gashuhe akirye zine rinatangaje igishuhe n'iryo zina nashatse kugira nkoresha niki wabwira umuntu urimo kureba Mbate 250 bwira uri kureba Mbate 250 twamubwira ko yashishikariza buri umwe wese wenda utaragerageza kubona Mbate 250 akagiye mu myaka budukunda tukazamuka kandi tukari nabyo tuba tubashimira kuko n'aba babikoze nta kuntu baba batagize ntabwo twabaveba n'abatarabibona kandi twakeka ko bazabibona nk'uwaba afite phone yashaka kubwira nk'umuntu akamubwira ati andika Mbate 250 urebe turatuna abantu bakunda turasekeje nawe uradukunda kandi ndakeka n'uzatureba azadukunda pe ntacyo nabashinja rwose ntako baba batagize uhuza gute ubuzima bwa filime cyangwa se bwa sinema bwa komedi n'ubuzima busanzwe ubihuza gute ni ibintu nyine biba bigoye ariko umuntu aragerageza umuntu afata umwanya w'akazi kuko ntago ariko kazi konyine nkora ko gukina ibintu bya komedi mva mu kazi nkafata umwanya wundi wo kujya gukina kuko kugera ahantu kure n'ubundi bisaba kugira ukore cyane niko biba bimeze Ajes meze bute matamu nimeze neza meze neza sasa ni ngize challenges mukunze kugira muri industry ya cinema n'urugero nka challenge duhura urabona iyo umuntu ari gukora video wenda kenshi na kenshi nyine bijya turavunika cyane hari ukuntu nyine ushobora kwivanya na challenge yo gukora kaba banakomereka no kuguru bitewe na challenge muri gukora cyangwa rero uri gukina urumva ni ibintu biba bigoye cyane urumva bivana nyine n'agacurimo imvune ntabwo yabura ariko mu gihe nyine uri gukina ibintu wishimiye nta mutima mubi nyine bari ibintu byiza cyane kuko nyine n'ibintu baba wakinnye ubwaho bikunze ndetse nta mutima mubi ariko nyine imvune ntabwo ari nyinshi cyane kuko biba bitewe na content mwakoze bitewe nawe ushaka urabona hano turi mu Rwanda turi Kigali mu Rwanda se Burundi no mu Rwanda ubona sinema zaho ziri ku rwego rumwe cyangwa biratandukanye itandukanye rero ntabwo cyabura bitewe urabona mu Burundi kamera ubundi ikintu cya mbere kigoye mu Burundi ni kamera kuko kamera zirahenze yego kamera zirazimbye kuko hano babona kugira ngo ubone kamera udafite miliyoni kandi kugira ngo uzobone miliyoni 10 mana yanjye amafaranga bari menshi ni ingorane mugabo urumva ni ingorane rero kuko kugira ngo uronke amafaranga ibaze kuronka miliyoni yose mugiye kuyagwamo kamera itangira gutekereza kuyashingamo indi business mu Rwanda hamaze igihe kingana iki se famille yawe nihiba waje gukina filime imwe n'imwe mu Burundi papa na mama ariko hano nyine hariho girlfriend sister wanjye nyine kabisa
yego naho ubundi gukina ariko mu Rwanda nyine mpamazemo imyaka 2 usibye ko abandi bamaze igihe kinini cyane ugiye mpamaze imyaka 2 kuko ntabwo iyo byanjiyemo nyine ndagenda nkabasura kuko mba ndi no mu kazi kuko ntabwo umuntu yakina komedi zonyine kuko komedi zonyine ntabwo urwego turagera ntabwo bajya ku rwego kuba wakira komedi yonyine gusa ucangane n'akazi kugira ngo ubashe no kuronka imibereho ya buri munsi. Okay. Kazizi karame ni nk'ikihe kintu wabwira abakurikiranye Mbate 250 ikintu utajya